twongeye kubasuhuza nanone abakurikiye ibyahishuwe Media TV, tuba duhari ku bwanyu, tugenda tubashakira ibiganiro bitandukanye, tugasura abakozi b'Imana batandukanye, tuba tuhabaye ntago tuzabasinziriza, turabakunda cyane, tubasaba umugisha w'Imana, Imana igikomeza kuba mu byanyu, mujye mukomeza guhirwa, turabakunda cyane. Ariko nanone tuba tubibutsa gukanda subscribe, like, comment, mugasangiza n'inshuti zanyu, turabakunda cyane. Nanone ibyahishuwe Media TV nkuko mubizi, twagiye gusura undi mukozi w'Imana ahantu hatandukanye, hari abatangira gutekereza ngo ninde, ariko reka tumuhe abasuhuze. Murakoze cyane, nitwa Muganga Todori, umugabo ufite umudamu n'abana 4, umuhungu n'abakobwa 3, ari kuvuka hagati iyo hirya iburengerazuba mu karere ka Rusinzi iwacu, mu murenge wa Nkombo, ikirwa kiri hagati y'Ikivu. Ubu rero naho mvuka. Urakoze Muganga Theodore, uvuka ku Nkombo. Ku Nkombo njya mpumva, numva ko ku Nkombo n'abantu n'abanyarwanda baho bagira ururimi rwaho bakoresha rutandukanye n'urwacu hano mu gihugu cyacu. Ese waganiriza wasuza abantu biwanyu ku Nkombo, babandi bose bamwe mwabanye, bamwe mwarobanye, wabasuza mu rurimi rwanyu, wavugisha abantu biwanyu mu rurimi rwabo? Cyane ndacyarwibuka. Iwacu hariya bavuga ngo myazi mici mwalegerere kamukomere, aho la mweru mwabo gureba ikigwarire na covid, mu buryo muri kwirinda, muri mwaciranga, muri mwaciheka ngo guri rwaciheke Kigali rukomere neru nabalamusaga ko wenene mbasima nalamusabira rwarigende nawe esambaza endugu enjanga njanga nabalamusa wenene mukomere koko wenene. Urakoze cyane, numvise uvuga endugu enjanga esambaza. Ese kutavuza ubugari kandi numva ko ubugari ari ibiryo byanyu, kutababwiye ngo baryoherwe n'ubugari niba ari byo wababwiraga? Amin. Okay, obuntu bununa imbusimo myaka yanyoshi ndakanabuyibagira. Obuntu nenjanga nendugu zezi nanuna kurusha nesambaza bona. Zezi jire vitamine. Orikero kwa bazi wakubera imishaki akwe ndugu zinuna. Endugu zibazinje zezi hane vitamine. Awe mwamaruma nazikumbula. Mwabo muri mwaziboneye umweru. Arakoze cyane, mwamone ko tugenda kure tukagera no kubirwa bya Nkombo, aho hose tugenda tuhagera, tuzagira n'ahatandukanye ku bwanyu, muzakomeza mudushyigikire tugereyo. Uyu twasuye rero Muganga Theodore, ese turagira ngo muduhe ubuhamya. Mwavuze kare ngo mu Kigali, ngo mwavuye ku Nkombo, mwaduha ubuhamya bwanyu muri makeya, mukatubwira iby'Imana yabakoreye. Urwo rugendo rwose byagenze bite kugira ngo umuntu ave ku Nkombo azagera i Kigali? Ni izihe mbaraga yakoresheje, cyangwa se yaje n'indege, waje n'ubwato? Dore ko ku Nkombo haba n'amato, ushaka kuba warafashe ubwato ugaca muri Nyabarongo cyangwa se muri Nili kugira ngo ugere i Kigali. Byagenze bite muri uru rugendo rwawe? Amina. Ibi byose mbekesha ijambo riri muri Zaburi ibice 30 umurongo wa 5. Hatubwira iki? Hatubwira ngo muririmi ruteka ishimwe mwabakunzi bemwe, mushime izina rye ryera, kuko uburakari bwe ari bw'akanya gato, ariko urukundo rwe, urukundo rwe ruzana iki? Ubugingo. Urukundo rwe rukuvana ku Nkombo rugakugeza no muri Amerika, rukuvana ku Nkombo rugakugeza no mu mujyi wa Kigali, rukuvana ku Nkombo rugakugeza naho utari kugera. Akuzi kugera i Kigali ugaba utari kusambu ya so ya nyoko ya nyogosenge ya sogokuru yande. Mu byukuri se ngewe mana mbaye Imana icyubahiro. Amen. Ngewe mu kuvuka kwanjye nabivuze mbere, navutse nisanga turi ku Nkombo, ariko Imana irambwira ngo saho uzaguma. Ntase nzajyahe ko ntazihonza nzajyahe. Nuko nibuse koko nguko nabivuze mbere, ntanga mvuga ijambo ry'Imana, ntanga mu buhamya gato mbisubiyemo. Nagiye Gisenyi tujyanye n'umukozi w'Imana, tugeze Gisenyi turahaba. Tuhabaye mu byukuri twarahabaye mu buryo ntamenya nabivuga. Twahabaye turi mu ijambo, turi mu butumwa. Imana iratubwira ngo bana banjye suko mwese muzagumana. N'umugabo twari kumwe witwa Safari Janepo. Nuko ndagenda, tugeze Igisenyi turahaba, baratwakira, dukorera Imana. Nakoreye Imana
ko mbona uku twakoreye Imana za Gisenyi, za Rutsiro muri Kayove, Rubavu hariya, za Nyamyumba hariya hose ndahazi. Gisenyi mbasuhuje ngo Imana ibahe umugisha, ni ukuri mbifurije umugisha. Noneho kugira ngo ngere i Kigali urambaje ngo se Kigali wanyuze mu bwato. Iyo umuntu avuye ku Nkombo ubundi anyura mu bwato, nta hantu ushobora kunyura uza hakuno utanyuze mu bwato, ntibishoboka. Nanyuze mu bwato koko, nyura ngera i Kamembe, ngeze i Kamembe nuko kugera hehe tujya mu modoka tujya i Gisenyi. Gisenyi narahabaye, Imana irambwiye ngo saha gusa uzajya ni Kigali niho uzaba. Naranababaye ndavuga se Kigali ko ntaho nzi, nzaba i Kigali kwande, nzaba i Kigali se Imana yabivuga nkabona ko bidashoboka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kurira kwa raruntu nijoro bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Mu by'ukuri mu gihe cyanjye mu ibyo bihe icyo namaze kumenya cyo, namaze kumenya ko kwihana niko gusenga, kandi kwihana guca bugufi niko gukizwa, niko gukiranuka. Haleluya. Hari ijambo ritubwira ngo kurira kwa raruntu nijoro bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Ndabyibuka ko rimwe ndi Gisenyi naje i Kigali. Ngeze i Kigali nahuye namenyanye n'umugabo dusenganye witwa yari umusore witwa Selemani, yitwa Sere, Banastazi bahari Kimukenge ku Gisozi, bari abasore, nibo bantu twabanye nabo duhuye. Barambwira ngo mwana ntuzongere kujya ku Nkombo, uguma hamahanga. Ese nzahama kwande? Selemani arambwira ngo ino uzabahanga. Narahabaye, nabaye kwa Selemani no kwa Sere witwa Selemani, ubu yabaye pasiteri. Nibo twabanye nabo we nkorera Imana, ariko nkaba nari umuntu wari uziho gitari gatoya, mbikesha Imana na korari navukiyemo yandeze intumwa zidacogora. Yaririmbye indirimbo ng'umwaza gukira kwa Imana gukira kanzu, Uwiteka aratabara, Uwiteka yakwanuye nta wakwanika. Yaranyanuye pe mu icyo gihe. Amen. Yaranyanuye n'ubu yaranyanuye. Amen. Kunyanura nta kundi nuko yampaye ubuzima ndimo magingo aya, ndabukesha Imana, mbukesha nabo twabanye dufatikanya gusenga. Haleluya. Amen. Yangiriye neza. Noneho korari yacu ijya kigeze Imana kubera ko nayo hari byo yayivuzeho ibituvugaho, isohora kaseti z'indirimbo, indirimbo zirakundwa, nanjye turimo turacuranga, turamenyekana, Imana iratumenyekanisha, niko kumenyekana. Noneho mu kuba i Kigali kwanjye nayibayemo mvuga ngo sinzatungwa no gusenga gusa, nzashaka n'ikintu nkora. Wareko Imana yampaye uburyo mbona amafaranga njya kugura Bibiliya abarizo ncuruza, ngira ngo wenda niho fondasiyo ubuzima bizahera. Za Bibiliya ndahomba, ariko narazicuruje zose nanazitangira ubuntu. Mugomba kwanya nta kundi nuko nazitangiye ubuntu, nta umusaruro nakuyemo n'umugisha Imana yampaye, ariko nta mafaranga nyirizina nabonye. Imana irafasha. Noneho igihe kigeze ndagenda mba mu mwanya wo gusenga Imana, mba mu mwanya ndasenga ndi wa wundi utazi yava niyajya. Ndasenga mu uyu mujyi wa Kigali, Imana impa abantu, Imana inkundisha abantu, Imana iramfasha muri uyu mujyi wa Kigali ngiramo ubuzima, n'ukuri ndamenyekana nk'uko Imana yari yabivuze. Ndagenda mbaho ngaho nshaka umugore. Nageze igihe nshaka umugore, shatse umugore rero nashakiye umugore wacu. Cyakora nari imaze kugira ubuzima, nubaka inzu mu kirwa cya Nkombo iwacu. Nkimara kuyubaka ndagenda, Imana iramfasha nihuse, ati ntago waguma aha ngaha. Nakoze ubukwe mu cyumweru, icyo cyumweru nakoze mu bukwe 2010 ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu niho nakoze ubukwe. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu niho nakoze ubukwe. Nkimara gukora ubukwe, Imana ati va aha ngaha, genda i Kigali, niho nakubwiye, niho uzabyarira, niho uzubaka inzu. Imana irafasha, nukuri pe ndatinze naje i Kigali, maze icyumweru kimwe nshingiwe. Ngera i Kigali nakirwa n'abavandimwe, hari abagabo ntazibagirwa bamfashije. Imana irafasha, mbi Kigali ndabyara, mva mu z'ubukode nari ngezemo. Hari inzu nabayemo mu z'ubukode nyibyariyemo kabiri. Imana irambwira ati kabiri ubyariye mu inzu, ahandi uzabyarira ni mu nzu nguhaye.
Imana impa inzu y'amabati 48 mu uyu mujyi wa Kigali. Ubu mfite ahantu ntuye, mfite ahantu mba n'umugore n'abana. Ndabishimira Imana. Iyakoze ibyo nawe yabigukorera. Haleluya. Iyankuyaho nuko nabivuze bwinshi, ubutaha nzabivuga nitubona akanya. Iyankuyaho nahigejeje ndabikesha Imana. Imana icyubahiro aho yakoze. Ijambo nahereyeho mvuga ngo kurira kwarara umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndangiza hari inkanze nibutse gato mperuka kubyara umwana wa 4. None umwana wa 4 namubyaye ndafite n'igiceri cya 5. Ntabwo nzayibyibagirwa. Madame arambaza se ku gihe cyo kubyara kigiye kugera, nta myenda turabona ntaki, bizagenda gute? Ndibuka rimwe nagiye gusenga ahantu turi kumwe n'umukobwa witwa Consolate. Noneho turi kumwe na Consolate, Imana impumugisha ahantu ari, ndafite n'igiceri cya 5 kandi umudamu ageze hafi kubyara. Uwo mukobwa aramwe ngo se twagiye gusenga. Ndamubwira ati rwose nta nitiki nabona ngo tujyane twihereye dusenge. Twari nka 3. Arambwira ati ngwino ndakwishyurira. Turagenda. Uwo mukobwa Imana yo mu ijuru ahari hose ibyumva imuhumugisha. None arambwira ati turangije gusenga rero buri muntu ntago turi bukomezanye urugendo, reka muri muntu mugure agafanta. Amba 50. Haleluya. Amen. Madamu nta n'igiceri yari afite, nanjye ntacyo narafite. Ndangije mbabwiye gukora kw'Imana. Wumve yampaye 50. Hari gucyumweru bucya kuwa mbere. Uwo munsi nijoro n'ibise byafashe madamu. Tujya kubyara Kacyiru kwa muganga. Tugeze kwa muganga niho handi njya ngurira ijambo rivuga ngo kurira kwarara umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Madamu gise cyaramufashe iryo joro tugeze Kacyiru. Basaba amafaranga ya konsera, amafaranga mutanga mbere yuko mwinjira ibitaro yo kubafasha kugira ngo umudamu abyare. Nukuri pe nese mbwira umuganga icyo kiruruje ndayafite. Ya mafaranga nahawe na wa mukobwa niyo nahereyeho ntanga. Imana iramfasha aho niba usako kandi ejo bundi mbyara mbere yuko tugera mu gihe cya Covid. Nibwiye abacu bari kunyumva mbabwira ngo ndi mwihebe, Imana yo mu ijuru icyo yavuze ku buzima bwacu izagisohoza. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Shimiye Imana aho yamfanye, shimiye Imana ku madamu wanjye yabyaye inshuro enye atarabagwa n'umusunu. Shimiye Imana ko umugore wanjye nukuri Imana yagumye kumurinda ikabana nawe n'uyu munsi. Nshimiye Imana ko mfite umwana unyita papa. Amen. Haleluya. Shimiye Imana ko mfite abakobwa n'abahungu banyita ngo papa. Ibyo byonyine nibyo navugaga ngo n'ubuhamya bwanjye bugarukiye. Ikindi gihe muzankenera nzabuvuga mburambure, ariko ahigejeje ikora mbaye nyishimiye. Amena. Amena. Tugenda twerekera ku musozo, numvise amakuru nguze no gucuranga gitari. Gucuranga mu buryo budasanzwe. Mbese ucuranga gute, ni mu buhe buryo? Naho duheho gatoya. Urakoze. Gitari ukuntu nyicuranga, gitari navuga ngo ni impano, ni Imana ibimfashamo. Gucuranga gucuranga muzabireba kenshi ku ndirimbo zacu ziba ku masede, Intumwa Zidacogora. Wanditseho Intumwa Zidacogora wahita ubona wabona uko ncuranga. Ariko ubusanzwe mu ibyo ngerageza ni Imana yabimpaye. Mu by'ukuri ikintu cya mbere ni umwuka w'Imana. Uyu mwuka w'Imana, haleluya, ni ubidufashamo. Iyo nageze kuri gitari na bagenzi banjye, Imana yabiduhereye rimwe, ndacuranga ndanezerwa. Biba mu munezero wanjye. Gitari ndacurangaho, ncurangisha ibirenge, ncurangisha mbese ingingo zanjye zose. Ni uko ncuranga gitari ya base. Umbajije ngo n'ubuhanga buhe, ngo wabukuye wabivanye he, n'uburyo Imana yampayemo mbikoramo. Amena. Mvuze ngo si amashuri yandi si ibindi, ni Imana yabinyigishije. Ubutaha ni mumbaza nzababwira uko iryo banga aho biva. Ariko aho biva bundi ni mu gusenga. Niho nabivanye, ni kumukeka kano gasamba imbyita ngo kumurinda nkuba. Burya igihe icyumba cy'amasengesho ni umurinda nkuba. Aho iyo hicaye uhakura byinshi biri mu ibanga ryo gusenga. Ngewe nabikuye mu gusenga, mu gucuranga sahandi hani. Ibanga nabikuye mu gusenga, mu gucuranga kwanjye ni ukunezerwa, ndishima kuko Dawudi yacurangiye Imana. Imana iranezerwa. Ubundi nitwa Dawudi mu bisanzwe. Nitwa Dawudi, Imana niyo yabinyitse. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari
kandi kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Amen. Yesu aduhana umugisha. Twerekera ku musozo, reka dusengere abari bakurikiye Ibyahishuwe Media TV. Okay, Mana turagushimye ibyo wakoze ku buzima bwacu. Yes. Turagushime ineza yawe n'urukundo rwawe. Amen. Ni ukuri tuvuze ijambo ryawe, tuvuzeho ubuhamya gataho wadukuye. Turacyakomeje kubivuga, tuzaguma tunabivuge dukiri mu isi, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo yemwe mujye mwibukaho Uwiteka yabakuye. Twibutse aho wadukuye. Nibyo twavugaga, abaduteze amatwi batwumva nabo turabasengeye kugira ngo ibyo wabavuzeho bisohoze. Abakiri mu buzima bagitegereje ko Kristo ari cyo uzakora, n'ukuri uzabikora. Warabinkoreye, wankuye mu rusibateri, nabonaga nta nzira, ariko Kristo waramfashije. Hari aho wankuye n'uyu munsi nibuka. Nsengeye abacu banteze amatwi batega ijambo ryawe amatwi, mwami mbasabiye kugira ngo ubagirire neza. Ijambo rya riratubwiye ngo kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwingize ngo Mana nyagora ku ngoma, tugirire neza uturengere mu gihe ngiki dufashe, tubisabye tubyizeye kuri kumwe natwe Yesu. Amen. Amen. Murakoze.